ku cyisho kivuga ngo reka gukerensa amahirwe wahawe, reka gukerensa amahirwe wahawe. Kandi ndahamya ko umuntu wese uri hano ugiye kumva iki cyigisho yagize igihe cyo gukerensa amahirwe. Uramutse utinze kubyemera, Bibiliya irabivuga ngo iminsi yo kujijwa. Nta muntu uri hano numwe utaragize iyo minsi yo kujijwa. Ubwo igihe cyabayeho cyo kujijwa rero, noneho igihe kirageze ngo tubanze tubabazwe n'igihe cy'ubujiji twabayemo, tutumva neza, tudashaka iby'agakiza. Noneho tugihagarike, tureke gukerensa amahirwe Imana yaduhaye. Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 15 ku murongo wa 11. Ndagira ngo ikiganiro tugiye kuhagira ukigira icyawe, kuko nanjye nakigize icyanjye igihe Mwuka w'Imana yazaga aje kunyobora kuri cyo ngo nyige, kuko amateka hari, igitekerezo gihari, bwari ubugingo bwanjye. Kandi abanyabyaha dusangiye ibyago, twatejwe n'icyaha cya Adamu, tugasangira n'amahirwe twazaniwe na Yesu Kristo. Umugani w'umwana wananiranye cyangwa se w'ikirara, ubwo ari umugani uza kuvanamo ibirenze umugani, ubonemo ubutumwa bwiza bw'umutima wawe. Kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuherezi abwira se ati, data, mu mugabane w'ibintu nkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Uyu mwana yari afite iwabo, kandi iwabo nta kintu cyari kihabuze. Bibiliya ntabwo igaragaza ko hari ikiwabo bamwimye nk'abatagifite. Bari bafite ibihagije bishobora guhabwa n'umwana ubishatse. Kandi uyu mwana ntabwo Bibiliya itubwira ko hari iki ise yamwimye, kuko harimo ijambo ryitwa umudendezo. Wari uzi ko kugira ngo ube uri hano ntabwo ari agahato k'Imana. Ntabwo Imana yaguhatiye kuza hano, kandi nta n'uwo Satani ahatira gukora icyaha. Bose ari Imana na Satani barigisha, umwanzuro ugafatwa na nyiri n'umuntu. Uyu mwana nawe ati, data, mu mugabane w'ibintu unkwiriye. Ise abonye ko uyu mwana afite umudendezo, ntabwo yigeze avuga ngo ndanze. Yari ko bagiye gufatira umwanzuro wo mwana. Kandi umurongo waho wa 13, iminsi mike ishize, umubyeyi yabimuhaye. Wa mwana ateranya ibintu bye byose, nta na kimwe mu byo amuhaye asigaje byose. Arangije kubishyira hamwe, aragenda ajya mu gihugu cya kure. Yaya apfusha ubusa ibyo se yamuhaye, birarangira. Iyo usomye neza igitabo cy'Itangiriro, mushobora kwibaza impamvu buri munsi muzajya mwumva icyo gitabo ngikoresha. Nuko gifite amakuru ahagije Bibiliya ibitse, ariko ishingiye muri icyo gitabo. Itangira igice cya 2 umurongo wa 15, 16 na 17, kugira ngo twumve ari amagambo neza. Uwiteka Imana ijyana wa muntu yaremye, imushyira muri yo ngobyi yo muri Edeni. Imana yari yashyizemo ibintu byose bihagije, nta kintu na kimwe Adamu yari abuze mu by'Imana yari yagennye ibona ko umuntu azakenera. 16,
ntabwo Imana yigeze yemera ko Adamu nubwo ashyizwe mu ngobyi ya Edeni abaho yigenga. Imuha amahirwe y'ibyaremwe birimo. Nyamara yagomba kumenya yuko nubwo Imana ibimuhaye atari ibye. Niko kumubwira iti rero ibiti byose byo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Wakubaza ikibazo, ariko hagati yanjye nawe harimo umwanya utanyemerera kumva igisubizo uri butange. Ariko sindibibore kukibaza, wenda nibura ngo ugitekerezeho. Iyo urebye ubona amasaha yo kurya ari ayahe? Amasaha yo kurya ubona ari ayahe? Iramubwira iti igiti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Wowe wasubije ko ari ayahe? Hari abasubiza mu gitondo, hari abarimo basubiza mu masaha y'amanywa. Bishoboka ko ushobora kuba washyizeho inshuro 3 ku munsi, bishoboka ko hari abashyiraho 2, ariko urareba ukabona amasaha yo kurya ari ayahe? Iramubwira iti ariko igiti cy'ubwenge umenyesha icyiza n'ikibi cyo ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ndagira ngo nkubwire ko amasaha wasubije wakwinjira mu buzima bwawe. Ndagira ngo turebere hamwe amasaha yo kurya ni ayahe. Isaha yo kurya ni igihe umuntu ashonje. Iyo umuntu ari adashonje bimugiraho ingaruka, iyo ashonje narye nabwo bimugiraho ingaruka. Mbese igiti cy'ubwenge umenyesha icyiza n'ikibi Adamu na Eva bakiriyeho bashonje? Igisubizo ni hoya. Ikosa rya mbere rero, kuba batabuze ibiryo, kuba badashonje ariko bakarengera. Umva wa mwana mu mugani rero ati mu mugabane unkwiriye na biriya wambujije ndabishaka. Mu mugabane unkwiriye ku kibiri ubimbujije. Ntabwo Imana yabuze abamarayika bagenda ngo batangire Adamu mu nzira bamubuze kujya kuryaho, ariko kuko mu mugani havuga ngo ateranye ibintu aramuha. Yagiye kuryaho Imana irora. Icyo yari yakoze yari yamubwiye ko hazabaho ingaruka. Iramubwira iti umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ntabwo Adamu yabyumvise. Noneho uyu mwana mu mugani ateranye ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, kure cyane. Igihe Adamu yari ari ku isi ntabwo nta migabane yari iriho, nta mipaka, hose hari mu biganza bya Adamu na Eva. Ntabwo rero mu mugani turi burebe ibihugu nk'ibi ngibi, ahubwo turibaza Adamu aremwa yari he kandi acumura yagiye he? Yaremewe mu Mana kuko ari yaremwe ku ishusho yayo ngo ase nayo. Kandi Abefeso igice cya 1:4 harabitubwira iti yadutoranyirije muri w'isi itararemwa kugira ngo tubabera tutariho umugaye imbere yayo. Yadutoranyirije muri Yesu Kristo. Ntabwo Imana yaremye umuntu ngo Imana ise n'umuntu, yaremye umuntu ngo ase nayo. Nyamara Bibiliya atubwira ngo ajya mu gihugu cya kure. Icyo gihugu cya kure ni ikihe? Ntabwo birageze hisha igisubizo. Wandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 5:6 Pawulo yatanze igisubizo agira ngo yereke n'undi wese ko ashobora kuba ari mu gihugu cya kure. Ndagira ngo mbabwire ngo Pawulo yavuze ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Adamu yavuye mu Mana ajya muri we. Yavuye mu Mana yamuremye asa nayo agwa muri we. Yaraguye ariko agwa he? Yaguye muri we. Ibyo agiye gukora byose byari bihuje n'ibya Satani. Yesaya bivuga neza 14:12 aho Satani avuga ati nzazamura intebe yanjye. Ntabwo azamura intebe y'Imana. Ibyo Satani yakoraga byose yabikoraga muri we. Nzazamura intebe yanjye isumba inyenyeri zo mu ijuru.
nzaba nkisumba byose. Ntabwo ari Satani gusa. Ubutumwa bwiza buravuga ngo hariho umuntu wari umutunzi, aragenda aricara, areba imyaka afite, areba amafaranga afite, areba ibintu afite, aribwira mu mutima. Ntabwo yabwiye Imana, yaribwiye ngiye gusenya urugarama rwanjye, ntabwo havuga urw'Imana. Mbonaho munika imyaka yanjye, ijambo ryose ryari we yari ngewe. Adamu yiguyemo, areka gukorera mu Mana umuremyi, ajya gukorera muri we mu mubiri. Abantu rero bigira Bibiliya mu mubiri. Wakubwira hagati yawe n'Imana ikirere gihari, uzabyumva neza nutangira gushaka ubutungane bw'umutima. Niwe uzamenya ikirere kiri hagati yawe n'Imana. Abantu iyo bagenda mu kazu yazi, iyo abantu bagenda mu idini, bumva bari hamwe n'Imana. Iri hafi yawe ariko wowe uri kure yawe, biteye ubwoba. Yesu iyo usomye mu Itangiriro, Enoki ko ari umukiranutsi wagiye mu ijuru, Bibiliya ko ibihamya. Imana yagendanye nawe imyaka ingahe? Ngaho nimusubize. Ingahe hariya? Imana yagendanye na Enoki imyaka ingahe? 300. Niko basubije. Ushobora kubibona muri Bibiliya? Ushobora kubibona muri Bibiliya ko ari 300? Iyo turi iwacu mu mubiri nabo twumva iby'umwuka, turwanya Imana tutabishaka. Ntabwo Imana yagendanye na Enoki imyaka 300. Oya, iyo niyo Enoki yagendanye nayo. Mujya mwumva ibintu. Iyi Imana yagendanye na Enoki ni ingahe? Ngaho nimuyivuge noneho. Ingahe? Ubuzima bwe bwose Imana yagendanaga nande? Ariko kuki handitse 300 ko ariyo Enoki yagendanye n'Imana? Imana ari kumwe nawe, Enoki atayirora. Iyo turi iwacu mu mubiri ntabwo tumenya Imana. Ibiri kumwe natwe kwe tutari kumwe nayo. Enoki amaze gukozwa umuti wo gusiga ku maso, yamenye ko iruhande rwe hari Imana atajya agarura. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, iyo ugiye mu mateka maremare, abigishwa ba Yesu bajyaga Emawusi. Abigishwa ba Yesu, Yesu araza bahagarara iruhande ati mwabagabo mwe muragenda mubazanye ibiki? Abigishwa be niko handitse. Baramusubiza bati uri mugabo ki utazi byabereye Yerusalemu? Ni bari abigishwa ba Yesu. Wowe uri iki? Nimba wemera ko uri umwigishwa wa Yesu, hari ibyo utarora, kuko abari bo ntabwo babirebaga. Nimba rero utaraba umwigishwa we, noneho uri kure kungana iki? Aragenda ajya mu gihugu cya kure, aho Imana idashobora kongera kuvuga ngo Adamu abyumve. N'igihe yaziye kuvuga, ntabwo yigeze asubiza ibyo abajijwe, kuko yagiye mu gihugu cya kure. Ageze muri icyo gihugu cya kure, ibintu byose Ise yamuhaye, harimo umudendezo, harimo ubutware bwo gutegeka iby'Imana yaremye, harimo n'ubutungane bw'umutima yari yaremewemo mu Mana, byose biramushirana. Bimushiranye, Bibiliya yavuze ngo aragenda ajya ku muntu wo muri icyo gihugu amusaba akazi. Akazi yamusabye yari yananiwe, nta mahitamo aragifite. Arangije gusaba uwo muntu akazi, uwo muntu nawe niyakamwimye, ariko yamuhaye akahe? Ntabwo yigeze amwima akazi. Uwo muntu Bibiliya itigeze ivuga izina, nta nubwo Bibiliya yigeze ivuga igihugu uyu mwana yagiyemo, nta nubwo Bibiliya yigeze ivuga se w'uyu mwana. Niyo mpamvu ari amarenga ya Bibiliya. Noneho nyiri icyo gihugu aragenda afata uwo mwana waje kumwaka akazi, kuko ubuzima burangiye, ibyo yari afite mu ngo bya Edeni byashize. Icyakurikiyeho, Bibiliya avuga ngo yagenda amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Kandi Abalewi igice cya 11, iryo ni rimwe mu matungo azira. Ni rimwe mu matungo azira, ni Bibiliya ibivuga.
amwohereza kuragira ingurube, ndetse Bibiliya avuga ngo agera ku rwego rutuma yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ngo ntihagire ubimuha. Wifuje ubusambanyi warabikoze, irari ntabwo ryashize. Abarwanyi bararwanye, n'ubu umujinya naho wagiye. Abavuga nabi baracyavuga nabi, ntabwo bigirigera bihagarara. Nta n'ikiruko Satani azaguha. Reka da, Satani niwe nyiri icyo gihugu. Bibiliya ivuga, iyo usomye muri Luka igice cya 4:5, Satani yagiye yegera Yesu mu butayu, aramubwira ati numpfukamira ukandamya, biriya byose ndabiguha, kuko ninjye wabigabanye kandi mbigabira uwo nshaka. Uyu mwana yagendaga mu gihugu cya kure, abona y'umuntu nyiri icyo gihugu, ati nyemeramo akazi. Abantu bagiye kwa Satani kandi ntabwo babizi, bategekwa n'indi mbaraga yanga iby'Imana, itajya ibishaka mu mutima. Nubwo baboneka nk'abakunda gusenga, ariko bari mu bundi butware bubarusha imbaraga. Ibya Satani birahenda, bisaba gupfukama, nawe abihera ubuntu. Icyaha kiragurwa. Imana ibonye icyaha kizashyirwa ku isoko, Imana agakiza kayo gashyira ku buntu. Nyamara ikibabaje, abamaze imyaka kwa Satani n'agakiza k'ubuntu baragakerensa. Reka gukerensa amahirwe wahawe. Inzara iteye muri icyo gihugu, uyu mwana arasonza. Amaze gusonza abura icyo gukora. Iyo usomye neza ubutumwa bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 5, Bibiliya iratubwira ngo umurongo wa 3, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Umurongo wa 6, hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Inzara iteye muri icyo gihugu, uwo mwana atangira gukena. Uzi ko insengero zuzuye abantu badafite ubukene bw'umutima, banyuzwe n'ubuzima barimo bw'idini, bishimira kubaho bafite amazina yanditse mu bitabo by'amadini baturukamo. Nyamara nta bukene bw'umutima bafite. Kandi mu bahirwa ni bande? Hahirwa abakene mu mitima yabo, hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Ahubwo bukene butari, aho iyo nzara itari, nta kurya ngo uhage. Uyu mwana inzara itera muri icyo gihugu, aho usengera ubona ufite ibyo kurya bihagije. Uzi inzara zigiye gutsinda abantu mu madini. Uyu mwana amaze gukena yakoze iki? Ntabwo yarekeye aho ngo yemere yicwe n'inzara. Yafashe umwanzuro. Umurongo wa 16, yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Mbabwire, mu myaka ya kera, ntabwo nje kubigisha cyangwa se kubibutsa uko abana b'icyo gihe bavugaga, ariko ndibuka ko hari igitutsi bajyaga batukana kivuga ngo kaburidini. Kaburidini muragiheruka? Kuki batakigitukana? Nuko abatukana batakibaho. Idini ryari rihenze kuribona. None ubu ngubu amadini n'ubuntu no munsi urayabona, ariko ikibazo aba yarimo inzara irabishe. Uyu mwana rero idini yararimo, yararebye abona ntabwo arya ngo hage. Kandi gucumura umuntu abifatira umwanzuro. No gukizwa rero nuzagisha inama. Ninde muntu wari wahamagara abantu b'ishuti ati ko numva ashaka gupfa munangira ihe nama? Haruhari. Ariko agakiza ugatangira guhamagara abantu ngo nimumfashe ngo mungire inama ku by'agakiza. Uyu mwana inzara imaze kugera mu mutima we, yajya mu rusengero bakamuvugiriza ingoma, bakamushyiramo amashyi n'amakorasi agataha, abona azahagwa. Abonye azahagwa afata umwanzuro. Umwanzuro yafashe nagira ngo tuwusangire. Murongo wa 17, nuko yisubiyemo aribwira mu mutima ati,
abagaragu ba data ni benshi kandi bararya imitsima bakayisigaza. Nguyu mwana umwanzuro yafashe, aragenda atekereza atari kubu ubuzima ndimo nibwo Imana ishaka, ababufite nibo bazajya mu ijuru. Asanga sibyo, atari kubu Bibiliya ni ukuyigwa, tujye duha tuyiga mu mubiri gusa, kandi ibyanditswe byarahumetswe n'Imana. Abayoborwa n'umwuka aribo bana b'Imana. Ko numva nabo umwana w'Imana mbishaka yasubira mu rusengero agira ngo yumve ko bamugezaho amagambo y'ubugingo, bakanga bakanyura hejuru inzara ikenda kumwica. Abantu bagenze ingendo za hafi na kure bajya mu masengero. Ubu dutangiye kubona abantu bavuga bati nta handi umuntu yasenga ngo yumvirwa kereka kujya mu ishyamba, wajya mu mazi ahari. Oya, Imana utangiye kuyiha ubushobozi bukeya butuma hari aho wasengera niwumvirwe, ahandi wahasengera ikakumva. Ni wowe uri mu mwanya mubi, kuko Imana ibera hose icyarimwe. Kandi iyo abantu bagezeho nabwo ntabwo inzara ishira. None abantu bayobe icyo gukora. Ariko iyo uribaza, iyo ubona umuntu avangaha n'amaguru akajya ikibeho mu isengesho afite akajerekani ati nibura niyo bavuga simbyumva ariko ndazana amazi y'umugisha, akagenda akagaruka, ukaba utamazi uti mwize ngo iki ngo abyumve. Inzara yisha abantu kandi Bibiliya ihari. Ariko uyu mwana amaze gushyira ubwenge ku gihe, arareba ati nubwo inzara inyishe, Imana ifite abana bayo kandi bafite ibiryo, kandi iyo babiriye ntabwo babimara, reka amaguruke. 18 reka amaguruke njye kwa data mubwire ni data, nacumuye kuyo mu ijuru no maso hawe, nibinkwire kwitwa umwana wawe, makambe nk'umugaragu wawe. Ngugu kumunyabyaha mera. Yohana 16:8 ntabwo ari ibyavuye muri uno mwana, ahubwo umwuka naza azatsinda abisi. Abisi ni banuki. Hariya turega imvugo ya Bibiliya irimo iragenda igorana kumvikana, kandi umusemuzi wayo ahari. Abisi ni bande? Muti n'abantu batagira aho basengera. Oya, Yesu yabwiye abigishwa be atabisi ni babanga, muzamenye ko ari nge babanje kwanga. Yesu yanzwe n'abandi. Hariho abagiriki, hariho abaroma n'abayuda, yanzwe nandi. Umva abisi rero n'abafite Bibiliya batarahinduwe nayo. Abisi Pilato yavuze atumva, ndashaka kugukiza, nsobanurira ko kuri umwana w'Imana. Yesu atariko nta bushobozi ufite bwo kunyiza, kuko ukurusha amaboko ni wakungabije. Pilato atariko nundenganye bene wanyu usibo bakunzaniye. Umva abisi nibabanga, muzamenye ko ari nge babanje kwanga. Umwuka naza azatsinda abisi, kuko ababisi bari mu nsengero bamaze kumenya ko ari abakiranutsi ntacyo bagikennye. Birasaba umwuka wera kubatsinda, kuko badashobora kwemera ko ari abanyabyaha. Uyu mwana rero umwuka wera ageze ku bugingo bwe, amweretse ubukene bw'umutima, amweretse ko atambaye gukiranuka, amweretse ko nta bugingo afite, arababara. Atari ko nzarindi yongwa mu byaha nubwo nakoze byinshi. Ubu data nubwo namuhemukiye ni yanama akazi, nk'uko yagahaye abandi bana bose bari hanze b'abaturage, nge ninge yakima. Ariko nagira ngo mbaze ikibazo ababyeyi baraha. Umwana yamutse akunaniye rwose kugira ku rwego ava mu rugo rwawe akagenda, ujya muri leta ukajya kumwandukuza mu gitabo cyawe. Yego? Oya, yewe hari n'igihe umubyeyi umuryango ugira ibyago. Ibyo ntabwo ari wowe wabihisemo. Isi ifite akaga, mu bana bawe hakagira uva mu mubiri akagenda ureba. Nubwo wajya kumwandukuza mu butegetsi bwo mu isi, ntabwo mu mutwe wawe ushobora kubona imbaraga yamwandukuza ngo ashiremo. Ntibyashoboka. Mu bitabavamo. Ariko naho ajya mu bwongo. Uyu mwana rero akurikije ibyaha yakoze, yarasambanye, yaribye, imogi yaranyweye, abantu yarabambuye, yarahemutse, yarishe, arayoberwa. Ati data ntiyanyemera, cyokora nibura nimubwira ibyago ndimo, akareba ukuntu usigaye ngana,
wenda nibura arama akazi nk'abandi bose. Umva uko yatekereje papa we. Nyamara ise yaramukundaga nk'uko yamukundaga na mbere hose agihari. Ntabwo se yigeze amuvana mu ndangamuntu ye kuko yayigezemo akiri mu rugo. Umva uko Imana ikureba nubwo atari ko wireba. Noneho arahaguruka afata umwanzuro. Bibiliya yanjye ntabwo ivuga ngo abanza gusezera kuri shebuja. Oya, nabihari. Nabyo igihe wifuza agakiza nuzagisha inama, kuko abo wayigisha ntibazagukundira. Nabo bararushye, nabo baragowe, nabo bishwe n'inzara, nabo nta kuri bafite. Uwo mwasambanaga numubwira ngo ndashaka kwihana ntabwo azagukundira. Uwo mwibanaga ntabwo azagukundira. Uwo mwafatanyaga ubugome ntabwo azagukundira. Wowe fata umwanzuro uyu munsi ucyumva ijwi ry'Imana. Arahaguruka, agihaguruka afite ukuntu atekereza se. Umurongo wa 20, arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure. Bibiliya yanjye ijya imbwira amagambo anezeza ngo ise aramubona, arirukanka aramubabarira, aramuhobera, aramusoma. Kubera iki se yari yamubabariye kandi akajya no kumusanga mu nzira? Izo mbabazi ntabwo uyu mwana yari azi ko se yazimuhaye. Yari amusanganiye rero ngo ajye kumwizeza izo mbabazi kuko se arazizi yazimuhaye, ariko umwana yarahahamutse kubera ibibi yakoze. Wowe suri hehe? Reka gukerensa amahirwe Imana yaguhaye. Ise arangije ntabwo yigeze amubwira ngo humura mwana wanjye ibyo wakoze ndabizi. Oya, ahubwo Bibiliya iravuga ngo Ise ahita abwira abagaragu ati nonaha nimwihute vuba muzane umwenda uruta iyindi mumwambike. Mwihute vuba muzane impeta muyimwambike. Mwihute vuba muzane inkweto muzimwambike mu birenge. Mwihute vuba mushaka ikimasa kibyibushye mukibage. Twishimane n'uyu mwana wanjye kuko yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none arabonetse. Wari uzi ko apfuye mu by'umwuka? Wari uzi ko nubwo utahi wawe wazimiye mu Mana utazi icyerekezo cyawe wazimiriye? Icyama iki cyisho kikakugarura mu rugo rwa data. Iriya myenda iruta iyindi ni ya yindi Zakariya yambitswe. Igihe Zakariya yandikaga igice cya 3 yabonye igitekerezo cy'uwitwa Yosuwa. Ngiyi imyenda mu gitabo cy'umugenzi cy'abaprotestani gisobanura mu Kristo ageze ku musaraba haza abagabo barenga umwe. Uwa mbere aramubwira ati umva mu Kristo urugendo wagenze humura uhere none urababariwe. Undi wa kabiri ati singurekeraho, imyenda wambaye ntabwo kwiranye n'abagenzi, amwambika imyenda myiza. Undi ati simvira mwaho mu Kristo wararushye urababaye none wanesheje, ngwino ngushyire ikimenyetso cyo kuba umwana w'Imana. Nguhaye mwuka wera ngo akuyobore nujya muri Bibiliya uyumve. Iyi myenda wari wayambara iruta indi. Ubutungane bw'Imana bushyirwa mu bwonko. Ahari ubusatani bukahava hakajya Imana. Kandi iki kimasa kibyibushye ntabwo ari amatungo yo hanze, ni umugani. Nuko igitambo cya Yesu kiruzuye, nta biro kibura, kirahagije kugaburira abantu bakarya bagahaga. Kandi ibi birori byabaye uyu mwana yari arimo abyumva mu mutima we. Igihe Abisiraheli bari bamaze kwambuka inyanja itukura, batangiye ibirori, baririmba indirimbo utamenya aho bayigiye, yari ihuje n'icyo Kristo abakoreye. Ibi birori ndabikwifurije nawe, kandi ntabwo bikorerwa buri wese, kuko abatari bari muri uru rugo ntabwo amakuru y'ibi birori bigeze bayamenya. Ntabwo wakwifuza gukorerwa ibi birori ngo nawe ugabane ku buntu bw'Imana. Data wo mu ijuru amaze igihe kirekire ahagaze ku rugi rw'umutima wawe, arimo kwingingira kwihana, arimo kwingingira kuguha amahoro y'umutima, arimo kwingingira kukubabarira. Nguwo ahamagaye Adamu atari ko Adamu uri hehe? Imana ariza aho ari, ariko yigenda ikavuga ngo amatunda yanjye wariye ndora, yari guhitagwa igihumura agapfa bikarangira. Imana yaje utamenya ko amakuru y'ibyabaye yazi. Adamu uri he? Ariko aho ni wariye kuri cya giti nakubujije, kandi yakiriyeho imuhagaze iruhande. Nyamara dushimire Yesu uwababariye Adamu muri no mugani. Uyu mwana yarababariwe.
ubwo yababariwe rero yahinduriwe amateka, kandi kugira ngo uzumve ko nawe utakiri mu rugo rwa data, nuko gusenga kwawe gusigaye kugerwa ku mashyi. Iyo wize Bibiliya ntabwo usobanukirwa ikivuga. Iyo usengera mu mutima, aho utangira ntabwo ariho usoreza. Mu mutima harimo imbaraga yanga Imana, nubwo wowe kubigaragara usa nk'uyishaka. Abantu bamaze igihe kirekire mu masengero barasenga, bakoze ingendo za hafi na kure, ariko bayobewe umunyabyaha ahinduka umukiranutsi ate. Dore ikintu umwana yakorewe. Ibi birori ndakwifuriza kubibamo. Iyo ugiye muri Matayo 22 hari umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Ubwo bukwe ni ubwa Yesu Kristo n'umunyabyaha wemera ko ari umunyabyaha, akemera ko yaratuye kure y'Imana, ariko akavuga ati Imana data wa twese uko ayivuze ni Imana ibabarira. Imana ubwo ibabarira rero ntabwo nemera kugisha inama abantu, ahubwo ngiye gusaba Imana aho ndi, haba mu mutima, haba mu cyumbi wanjye, haba muri iri teraniro. Saba Imana ni Imana. Ese nanjye wanyakira? Ese nanjye wangira umwana wawe? Humura wari we, ahubwo Yesu ashaka kubikumenyesha ko uri we. Ariko kugira ngo abikumenyeshe arabanza guha umwanya wo kumenya ubukene ufite, wo kumenya ko wazimiye. Kandi kuzimira kubi ni ukuzimira mu nsengero. Iyo umuntu azimiriye mu rusengero biravuna kuboneka, ariko nusoma neza uyu mwana uko yabonetse niko nawe waboneka, uramutse umenye ko muri Yesu Kristo harimo ubugingo, harimo amahoro, harimo umunezero. Yesaya yabivuze neza, atari ko mbese umugore yakwibagirwa umwana yabyaye? Arasubiza ngo byashoboka ko yamwibagirwa. Tujya tubumva ku maradiyo aho umuntu abyara umwana amanya amezi 9 mu nda, akagenda agatereka mu ishyamba, agatereka mu gihuru akigendera. Byashoboka ko umubyeyi yamwibagirwa, ariko biravango, ariko ngewe sinzakwibagirwa kuko naguciye imanzi mu biganza. Turi abana b'Imana ahubwo twarayinaniye. Turi abana b'Imana ariko bakeneye kugaruka mu rugo. Dushimire Yesu ubwo tukiri bazima, ubwo tukibasha kugenda tukajyaho iby'Imana bivugirwa bigakunda. Mureke duhitemo agakiza k'Imana. Reka gukereza agakiza kubera ko kaje ari ubuntu ngo wibwire yuko ariko bizahora. Mbabaza arakomanga umunsi ku munsi. Nugire ngo ijambo ry'Imana rikugeraho byoroshye. Oya, hari imbaraga biba byasabye kugira ngo umuntu abashe kuva mu kabari, abashe kuva mu bibi, abashe kumenya ko mu ijuru hari Imana isengwa. Bya bindi byo gusenga itarebeshwa amaso, Imana igiye kubishyiraho iherezo. Abantu nibemera Bibiliya ko ari ijambo ry'Imana, ribabature, ribahindura abana b'Imana. Uyu mwana iyo igihe yavugaga ati data nacumuye mu ijuru no maso hawe, ntabwo se yabitegaga amatwi, ahubwo yamukoreraga ikinyuranyo n'icyo we yashakaga. Yaje asaba akazi ko mu rugo, ariko ise ati umwana wanjye yari yarapfuye none arazutse. Yaje asaba imirimo y'uburetwa y'abagaragu, nk'iyo yabayemo aragira ingurube, ari umusinzi utagira icyo ageraho. Nyamara ndagira ngo mbaze abantu banyweye inzoga hano cyangwa se bazinyweye, birashoboka. Ninde wigeze anywa inzoga rwose akabumukira ku kabari, maze igihe kimwe akarwara cyangwa agakena, abanyakabari bakateranya batatu yo gusura umukiriya wacu naheruka? Harahari? Icyo mupfana ni amafaranga yawe wakoreye akuvunnye. Uyu mwana amaze kubona ubuzima agezemo bw'ibibi yakoze akaba atarahaze, bikaba bimugeretseho n'ubukene, atari koko uwajya gusenga uba Imana ntiyanyumva. Uzakinisha ubikora uzasanga Imana ikurambura ibiganza. Yesu Kristo ati nimanikwa hagati y'ijuru n'isi nzirehereza abantu bose. Wirwanya Imana ahubwo hitamo Imana. Kandi yahaye amahirwe uyu mwana, ikamureka akagenda agakora ibyo yishakiye, ariko yagaruka ikamwakira. Niko amaso y'Imana ahora areba umunyabyaha. Marayika ukurinda ahora ku murimo wo kukurinda ngo ejo utazava mu mubiri ubutumwa butarakugeraho. Nyamara uko ubutumwa butambuka buri munsi, niko amahirwe yawe yo gukizwa nayo agenda ashira. Atararangira rero, Imana yashaka gukoresha ibirori mu ijuru bishingiye ku kwihana kwawe. Kandi uyu mugani usoza utubwira ngo uku niko umunyabyaha umwe wihannye mu ijuru baririmba. Nawe niwahitamo
gutera ijuru kuririmba. Iyo umuntu atihanye, abadayimoni na satani nabo bararirimba. Indirimbo baririmba n'uyimbaze sinshaka no kuyimenya, ariko ni indirimbo y'ibyishimo ivuga ngo nanone akeresheje agakiza, aracyari uwanjye, kandi naramenya ko iminsi yo kubaho kwe igenda irangira, n'ejo nzamujijisha ajya aho bivugirwa, ariko sinzatuma yihana. Ariko iyo umuntu ahisemo Imana akemera ko Imana ibabarira, mu ijuru bararirimba banejejwe nuko umunyabyaha umwe wihannye. Muri iyo migabane ibiri, ijuru riririmba n'isi ya satani ririmba, urahitamo kuririmbisha hehe? Kandi iyo ndirimbo irashingira ku mwanzuro ufata. Ndakwifuriza gufata umwanzuro nk'uwo twasomye muri Luka 15:18, ngo uwo mwana arahaguruka afata icyemezo. Uko yahagurutse abumvise iki cyigisho, ndarari ku mushyitsi uraha, ndarari ku muntu wese wumvise iki cyigisho, wumva ubugingo bwe budahamanya n'ijuru yuko ari umwana w'Imana, ngo afatanye n'uriya mwana mu mugani ahaguruke. Kandi guhaguruka kwawe Imana iraguha umugisha. Iyo adahaguruka ngo agende, ntabwo biriya birori byari kuba, kandi byabaye kubwe. Imana yashaka kuguha amahoro utigeze ubona, ngibyo ibirori. Icyamugahitamo neza. Uriya ati singumaha kandi sinsezera. Wasezera kuri satani ntibishoboka, ahubwo birasaba ngo use nk'uwijugunya, kuko no kuzaha kwawe byamurakaje. Ubwo byamurakaje rero, shyira ubugingo bwawe mu maboko y'Imana. Iyakuremye niyo yonyine ifite ubugingo bwawe mu maboko, kandi witekereza uko byagenze mu mateka, ahubwo shyira Uwiteka imbere yawe, uvuga uti Mwami Yesu, nta nzira nzi, ngwino unyiyoborere. Kandi abikora kuko nicyo cyamuzanye. Ndakwifuriza uyu mugoroba guhitamo ijambo ry'Imana nyiraryo, urigira umujyanama wawe, urireke rireme iby'ubugingo muri wowe. Mbikwifurije, nanjye mbyifurije mu izina rya Yesu. Ku bantu benshi cyane bamaze kwiyegurira Imana muri iyi minsi ibiri twatanze amahirwe, ninde mushyitsi wundi usigaye hano uvuga ati nanjye numvise ndi kure y'Imana, nakoze ibyangwa n'amaso y'Imana, ariko ubw'Imana ibabarira ntabwo subira yuko naje, akigira hafi? Tambuka, igira hafi muri iri sengesho ry'uyu mugoroba, urigire iryawe.